mbese nyine abantu tugafata agakiza mu buryo butandukanye. Ubundi iyo tuvuze ijambo ryitwa agakiza bishatse kuvuga icyo cyangwa se bisobanuye iki? Ni ikihe gikorwa ubundi kiba kibaye ku muntu wakiriye agakiza? Ijambo agakiza njyumva muri ubu buryo. Ubundi agakiza hazamo ijambo gukizwa. Hakizwa umuntu wari urwaye bitewe n'ibyo ukishijwe. Ubundi iyo twakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, za ndahiro turahira kijya gihe tuba tumwakiriye, tuba dukijijwe. Kuko hari mu ijambo dukoresha twavuga ngo uyu munsi turakijijwe, udukure mu gitabo cy'urupfu utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kijya gihe uba wakiriye agakiza. Noneho ariko hari ibintu, hari indangagaciro zizashimangira ku gakiza, ari byo bita kwera imbuto, gukora imirimo myiza, gufashanya, urukundo. Ibyo ngibyo nibyo bizerekana agakiza ka buri muntu wese, nibyo bigashimangira. Nuko numva agakiza ni birebire, ariko hari indangagaciro z'agakiza. Icyambere, twari abasinzi ntabwo tugisinda, warasambanaga ntabwo gisambana, waratukanaga ntabwo gitukana. Hari ibyo waretse ku bwako gakiza, warakijijwe. Rero nicyo bita gakiza. Ubwo bahita mbijyana muri esase ivuga ngo iyo umubyeyi atwite cyangwa se yamaze gusama inda, hari ibyo inda igutegeka, hari n'ibyo inda ikubuza gukora. Rero ntekereza ko nyine nimba agakiza, iyo umuntu yamaze kwakira ako gakiza, Yesu yamaze gutura muri we, ntabwo aba akiyobora, ahubwo aba yabonye umuntu mushya umuyobora, akagira ibyo amutegeka, akagira n'ibyo amubuza. Agakiza rero numva nyine iyo wamaze kwakira uwo Yesu muri wowe, akubita amategeko ugomba kugenderaho.